amaze nawe kwigira intyoza mu kuvuga pe. Umukobwa ngo witwa Jessica ukunda kuba ari kuri niba ari Orange TV niba ari hehe ntumbaze. Amaze kwigira intyoza mu kuvuga, amaze kwigira umukobwa uzi gushyira umunwa hejuru, uzi gutuka abantu, uzi gusebya abantu. None se reka nkubaze, ariko rwose njyewe hari nubwo buriya muntu nk'umusazi arasara akagwa ku ijambo, burya umuntu avuga menshi ariko rimwe rikaba ingenzi. Njyewe yago hari ikintu ejo yavuze ndacyemera. Ati Sabe weho wazanye abagore b'abandi baraza bavuga iby'abagabo babo barara babakorera, wasenye ingo, ufungisha umugabo mugenzi wawe, umwaka ruswa. Ibyo bintu byose njye narabyemeye. Nta muntu wo kwicarana n'umugore ngo baganire ngo amubwire ngo umugabo wanjye ngo mu ijoro ry'ubukwe ngo twararyamye ntiyandongora. Ibyo ni ibintu byo mu rugo rwawe, ukabiganiraho n'umugabo wawe. Ibyo bibazo wakumva bikunaniye ko mubikemura, ukajya kwa marene cyangwa se ukegeranya imiryango, wabona umugabo akunaniye ukigendera, ntabwo aba ari we iherezo ry'ubuzima bwawe. Nk'ibyo bintu se byo mu rugo, umugabo ntiyaraye andongoye, umugabo wanjye yaragendaga akansigira 300 umugabo. Ibyo ni ibintu byo kujya kuvuga kweri. Noneho uri kubivuga unavuga ko mwatandukanye, byibuze nta nubwo bivuze ngo uvuge utari ko kubw'impamvu izi n'izi, kubw'ibangiri niri nakoresheje. Twarasubiranye n'ubu turacyari kumwe. Yego twarasubiranye ubu turacyari kumwe. Ngo ugire ibanga wibira abantu bashobora gukoresha, ab'ingo ziri kwanga, bafite ibibazo bitoroshye mu ngo, nta banga ubibiye, byibuze nta nama ubahaye ngo bayikoreshe bagume bubaka urugo rwabo. Ahubwo uri kubabwira ibyo wakoze mu rugo rwawe, amabanga y'urugo rwawe n'uburyo warusohotsemo. Harya ubwo ngubwo urimo kubivuga nk'ingabo itsinze cyangwa nk'ingabo itsinzwe. Nusiriza nukuvuga ngo umuntu ugize ikibazo, hari abantu baba buri hafi kwegera. Uritekereza bari nyine bijya kugeraho umuntu aza kuri kamera kutubwira byagenze bite, atari no kutubwira wenda ari inyigisho ariko uko byaba byakurenze kose, twebwe uje kubibwira umugabo wawe ntawe tuzi. Noneho nubwo twaba tumuzi nta nicyo turi bubikoreho. Ikindi nta nama uduhaye, utubwiye agahinda kawe gusa, turabyumvisha tubiteze amatwi, ariko nta kintu tubikuyemo. Tubwire basa ko gahinda, utubwire n'icyakavanyeho, natwe tumenye icyadukuriraho akacu. ari mu bujyanama. Rega ntugatange inkuru itamakinga sense. Niba uri muri komedi, kora komedi, abantu baseke, yego pe, ubasetse, ubasaze, usare, ubabwire ibidafite umutwe n'ikibuno n'iki. Ariko noneho umuntu yishinga igitangazamakuru ngo yigire umuntu uri seriye cyane, akigire urukuta rwo kuvugiraho ibintu biri seriye, nurangiza ngo uhavugire ibintu biri no sense. Iseriza sosiyete nyarwanda ntiyabidashaka kumva ukuri kw'ibintu biri mu ngo. Reka nkubwire, umuntu akaza akabatakira nyamara ntibagire ikintu umufasha, akamubwira ati ibyo ntiwakaba ubizi nawe. none se reka nkubaze, niba ugerageje bikanga wagiye ugatuza, niba unaniwe kuba udafite umugabo, kuzabona undi uwo ko atari we shinganwa. None se ntabivuga se bwazabivuga kugeza ryari? None wabura ubu mu bantu bose aziranye nabo, yabuze umuntu abwira ku buryo aza ku isimbi. Njye cyo nababwira, nubwo wabavugira utereka mbabwiza ukuri, mwabagore mwe, ibyo ntabwo bituma tubagirira impuhwe, ntabwo bituma tugira gute, ahubwo bituma tubanyuzamo ijisho. Ubundi abagore bari abakera. Kera umugore yabaga ari kumwe n'umugabo we mu cyumba, bagira icyo bapfa barakaranya, umugabo akamunyuzamo urushyi, umugore rwose muri saro hari abashyitsi agahita yihanagura neza, akaza akicara imbere y'abashyitsi akabaganiriza aseka, bakagenda
nyuma we n'umugabo we mu cyumba cyabo bakaza kuganira ku kibazo bagiranye bakagikemura, bitakunda bagatumira imiryango ikabibafashamo ikabaha inama kigakemuka, ariko byakwanga umugore akigendera cyangwa se umugabo akamwihorera. wabishyigikira ko ntago ubu ngubu umugore umukozamo urushyi muri mu cyumba agasohoka akabibwira akarere ka Kicukiro kose. wowe wabishyigikira ko umuntu aceceka agatuza kugeza azarinda akubitwa urushyi? Akubitwa urushyi? None se reka nkubaze, ubundi bwo ubisakuje byakubuza kurya injyaro? uri buzirya iki z'injyaro? Gusakuza byakubuza kuzirya? Uzi ko abagore 90% kenshi bakubitwa? Uzi ko abagore 90% kenshi bakubitwa n'umunwa wabo? Iyo mibare ingana gutyo tuyigabanye dute aho bizageraho nta mugore uzakubitwa, nta mugore uzaburebwa nabi? Icyambere rega abagore umugore, hari n'abagore ariko utamukubise mutarubanamo. Ga ntakubeshye, hari abagore utamukubise mutamara n'umwaka. Kubera iki? Ku buryo mubana amezi 3 agashira nta rushyi uramukubita? Ntibibaho. Hari abagore noneho bo niba ari kamere yabo, niba ari yo miterere yabo simbizi, ugasanga utamukubise ntiwamutunga. Kandi abo bagore ntibajya basenya ngo afate inzira agende, ntibibaho. Nisereza ndanyina gute kugira ngo tuzagira ahantu tuzaba nta mugore n'umukubita? Abagore nibatekereze neza, bashyira ubwenge ku gihe, bashyira umutima hamwe, bubake badashingiye ku byo basanze mu ngo, bubake badashingiye ku byo basanganye abagabo. Wowe wubake nk'umuntu waje asanga umugabo we ibyo gusa. Bigende bite kugira ngo icyo kintu cyo kuvuga ngo barakubita umugore ikintu cyose nyine runaka baramukubita, babigenze gute kugira ngo icyo kintu kigende gishire kibaje mu buzima? Umugabo ikintu cya mbere agomba kumenya, agomba kwiga kumenya ko umugore afite bahuye ari umuntu mukuru. Agomba kwiga kumenya ko n'umusazi adashobora gukora ikintu kitafite impamvu. Agomba kwiga kumenya ko uwo muntu bari kumwe ntago afite umutima nk'uwe. Agomba kwiga kumenya ko Imana ibarema yahaye umugore umutima we n'umugabo imuha umutima we. Hari ibyo umugore wakunda, hari n'ibyo yanga. Hari ibyo agomba kumuhinduramo, hari n'ibyo atahindura kugira ngo uwo mugore akomeze abe we wa nyawe. Icyo kintu abagabo nibaba bakizi, ntago umugore azakubitwa. Yakubitwa atese? Nubwo abagabo bakubita abagore bashaka kumva bakubitwa nk'uko babivuze. Oya, hari abagore butamucanzemo injyaro wamutarubanamo. Babana n'umugabo akagukubita urugumamo? Narugumamo bitewe n'impamvu yankubise. Ubu hari impamvu ishobora kuvuga ko ahantu imigeri nari nyibwiye. None se n'ubu ngubu tureke n'ibyo. Hari n'igihe uba ufite boyfriend mugapfa nk'akana akaba yakijijisha akagutamo nk'urushyi, dore ko n'insoresore z'iyi minsi ziyemera kubi. Ukagenda uvuga ati ariko shara aruncanze, ariko niyo atanankubita yari kuba ari n'imbwa. Ugahita uvuga uti ibintu nari nkoze ntago ari iby'i Kigali, ntago ari iby'abantu. Ngeyo ndi romantike noneho wanankubita sinkwishyure sinavuge. Ubu nditonda. Nitonda kubi wajya ngo ndi ifoto. Ubwo rero bumve sibyo? Utumvisha nawe bireka azumvira ijoro ryo mu rufunzo bitwaye ikisi cyane ko bacumva. Yego, abantu muri comment muze no kumbwira niba abakiri abashumuze kunyibwira, nzabereka icyo mbakorera. Abakiri abashu ese iki kintu ni muvuma, ni igiki cy'ikintu cya ngabashu aba energy ibyo ni iki? Abashu aba big energy nta matimu y'abafana tu. N'abafana n'abafana b'ibitangazamakuru bibiri bitandukanye. Ariko bamwe bafana umuntu kuko nta gitangazamakuru agira. Abacu tuzabita gute? Abacu tuzabita gute? uwo ni umugore guhaye. Abacu
bafite izina ryabo ryihariye. ahubwo njyewe nabita gutyo Iki wabita ngo iki? uko nguko Abihariye se bafite izina ryabo bihariye? nabita uko nguko wari ubizi Wabita uko nguko? Iwacu ni abadanje mwana, abantu ni abacu. biza abakoze cyane rero Sha nawe urakoze cyane, n'abantu bakurikira Kigali News Channel ntabwo nakibagirwa kubibutsa ko ukeneye ikibanza, ukeneye imiti yo kugabanya ibiro ndetse no kwirukana imisatsi runaka ku mubiri udashaka nk'incakwaha ndetse n'ibindi, ukeneye gushyira gaze mu modoka yawe n'izindi serivisi zigendanye n'imodoka, ushobora kumvugisha kuri nimero yanjye ya 0795352776. hanyuma ibyo bibanza ukeneye kugura ikibanza aho ariho hose mu mujyi wa Kigali uko cyaba kingana kose kirahari. biza abakoze cyane Sha namwe mwakoze pe.